Hello light givers, nizere ko mumeze neza aho muri hose kandi nawe utameze neza ihangane cyane, ejo bizagenda neza wiyumve neza. Uyu munsi rero bazaniye inkuru, ni inkuru nziza cyane, inkuru nise amahitamo. Iyi ni episode ya mbere, ariko mbere y'uko uyikurikirana ndagusabye kora subscribe niba utarayikora, kandi nawe wayikoze ndagushimiye cyane, warakoze cyane. Kandi wibuke gukora like, unasharinge n'inshuti zawe, please kora share n'inshuti zawe zibona iyo nkuru, ndetse n'utundi tuvidewo twiza. Dutangiye inkuru yacu ahantu heza cyane, hari umusore n'umukobwa barimo barasangira icyo kunywa, barimo baravuga gake gake, bigaragara ko barimo kuvuga ibintu biriseriye cyane. Umukobwa yitwa Jolly, umuhungu yitwa Jimmy. Jolly ateretse ikirahure ku meza, areba Jimmy mu maso, aramubwira ati, Jimmy, aha hantu wahabonye uteze? Jimmy aramusubiza ati, ndabona ari heza, buri gihe ntujya utana no kuntungura pe, umva unkorera surprise bikandenga, nuko rero inshuti yanjye y'inkoramutima. Jolly biramushimisha, aramwenyura, ariko hashize akanya asa n'uwirengagije, arongera aravuga ati, mbabazwa nuko bibi by'inshuti gusa. Jimmy asa n'utangaye ati, what? Kubera icyo uvuze gutyo? Jolly aramubwira ati, Jimmy, igihe njye nawe tumaranye twari inshuti z'agatangaza pe, gusa guhera kera tukiga segonderi, njyewe n'igihe twigaga kaminuza, nigenda guherekeza kujya hanze, haba igihe wagarukiye ndetse kugeza uyu munsi, nari mfite ijambo rimwe ku mutima nifuzaga kukubwira, ariko nkabona bitari igihe cya nyacyo. Rero uyu munsi nibwo nahisemo ngo twicare ahantu mbikubwire. Jimmy, ndagukunda. Jimmy yumvise ayo magambo Jolly amubwiye, abura ikintu amusubiza. Bicara nk'iminota ibiri barebana, nta n'umwe uvugisha undi. Hashize umwanya Jimmy arikomeza, abwira Jolly ati, Jolly, urabizi kuri inshuti yanjye, uri inshuti yanjye pe, kandi inshuti tumaranye igihe kinini, uri inshuti nkesha byinshi, uri inshuti nkesha uwo ndi w'uyu munsi. Sintekereza ko mba ngeze ku byo ngezeho iyo mba ntaramenyanye nawe. Muri make ndagushimira cyane, sinzi ko nakihanganira kubona ubabaye cyane cyane igihe nawe nzi ko ari njye wakubabaje, ariko mbabarira aka kanya nkubwire ko. Akivuga gutyo Jolly amufata mu biganza, amarira atongera kumuzenga mu maso, ati, Jimmy, mbabarira ntubimbwire. Jimmy, is it too late? Jimmy aramureba mu maso, nawe bigaragara ko bimubabaje, ariko aramubwira ati, oya Jolly, it's not too late, but sinshaka kukubeshya pe, sinshaka kukubaho indyarya, kuko mu by'ukuri nta byumviro by'uko njye nawe twakundana ndagira. Rero ntabwo nakubeshya, cyane cyane ko uzi ko uri inshuti yanjye. Jolly yarabyumvise biramubabaza, yubika umutwe ntiyongera kuvuga, ariko hashize umwanya Jimmy aramwinginga, kuko yabonaga atameze neza, amusaba ko basubika icyo kiganiro bakazabivugaho ikindi gihe. Ndetse hashize umwanya Jimmy amusaba ko bataha.
Jolly nawe arabyemera, ariko kubera ukuntu Jimmy yabonaga ko Jolly ameze nabi amusaba niba yakemera akamutwara, ariko Jolly arabyanga amubwira ko ameze neza nawe yakitwara. Jimmy yafashe imodoka Jimmy mu nzira ataha yagendaga areba ku isaha buri kanya acunga niba atakerereje mucuti we Willy, dore ko bari bahanye gahunda yo guhura. Akigera aho bari basezeraniye guhurira yasanze Willy yahageze kare, dore ko yari yarengejeho iminota 5 yose. Willy akimubona yamwakiranye agasako kenshi na morali nk'ibisanzwe, ati Jimmy ndakubona rwose, ubuse noneho wakererejwe n'iki ko nzi ko utajyaga wica gahunda, noneho uyu munsi ntumbwire ko utari uri kumwe n'icyana. Jimmy: ariko Willy wowe n'ibyana wabaye ute? Reka nari njyenyine. Mani ntukangire idage bigeze aho ngaho, ubwo se ugiye kumbwira ko ntashonnye ko ari impumuro zirimo kuguhumuraho? Jimmy: nagusazagamo gato mani, nanjye ndabizi neza ko uba ufite uburambe, gusa nyine nari kumwe na Jolly. Willy: kabisa rwose ntabwo wari buburi wenyine ngo unyirize ahangaha, ariko mani ndumva uzanye inkuru nziza pe, inzoga z'uyu munsi zishobora kuba ziri buze kuba ziryoshye. Jimmy: kubera inkuru z'abakobwa se? Willy: cyane nyine, tuzi se ko bari yari ikirungo. Jimmy: nkaragamo kamwe rero, kuko uyu munsi nanjye amakuru ndayafite. Willy: mani ngaho se simbwire neza, umva uturawundi byose si ubizi, ni utuntu twanjye pe twanjye, ahubwo mbwira ni iki kibye imbere hagati yawe na Jolly? Jimmy: mani ni birebire tu, nawe tekereza, siko amaze kumbwira ngo arankunda. Willy: ntumbwire ko wabaye idage se mani, umukobwa akaba ari we ukwibwirira ko agukunda, siko byaba binari danje. Jimmy: nyine nk'uko ubizi Jolly ni inshuti yanjye kuva zamani, ariko nakubeshye pe, sinajya kukubwira ngo iby'urukundo rwe nanjye nigeze mbitekereza, reka njye nabonaga ari ibisanzwe. Willy: umva aho ubera idage, urabona icyana kikuzaniye ukagisubiza inyuma. Jimmy: erega Willy reka ibyo byo kumbwira ngo icyana, kuko Jolly ntabwo ari bya bindi byo gutura hasi tumenyereye, ahubwo we ni umukobwa ushaka nyine urukundo ruri serious. Willy: ruri serious? wari umukunzi se? si uri umusore mwiza kandi nawe akaba ari inkumi nziza, ntukuri mwaba munajyanye pe. Jimmy: ariko ikibazo ni uko njye ntamwiyumvamo, ntukuri pe, ni inshuti yanjye ndetse ndanamwemera, ariko ibyo kumbwira ngo dukundane ntabyo nigeze mpanga pe. Willy: none se niba utamwiyumvamo wamukatiye, ibyo si ibintu bisanzwe se? Jimmy: kaho nyine mbwira inzira ndi bubicishemo ku buryo ntazamubabaza, wibuke ko ari inshuti yanjye kandi ni ukuri yaramfashije. Willy: erega nanjye nta burambe bw'inkundo mfite cyane, si ubizi se njya ko ari ukwiturira hasi gusa, ariko basi ibintu byose bikorwa na kominikasiyo, wowe ntugabanya kumuvugisha no kumwitaho, ibintu byose bizikora. Erega ibyo byose ni uko ababona nyine mubanye nk'abakundana, umunsi muzaba muriho uri mu byawe nawe ari mu bye, azabona ko hari byinshi byahindutse. Jimmy: Willy ako kantu uvuze niko pe, ngomba kugabanya umwanya marana na Jolly, cyane cyane ko mbonye ko kuba twirirwana bimaze kumuviramo kumva ko turi inshuti, ko dukundana, ko ndi umukunzi we, ibi ngomba kubihindura. Willy: aha urabihindura umureke, none se mbwira ntawe uri bumusimbure, ko mbizi neza ko ariwe mwamaranaga wikendi, we umwibwirishwa ngo ni inshuti, aho ubundi ninde wakubeshye ko umukobwa n'umuhungu baba inshuti? Ngewe rwose singewe ngo nkubeshye, nari nzi ko mukundana pe. Ngaho rero mbwiza ukuri,
ubwo nta kandi kana katumye utakaramo, akaba ari nayo mpamvu utangiye kumukatira kandi mwari mubanye. Jimmy, wiriwe, sinkubeshye pe, nyine ntabwo ndabipanga neza ariko hari akana ndimo kubona muri iyi minsi, gusa pe nimbikubwira urumva ari ubusazi. Wiri, ngo ubusazi gute se? Jimmy, wakubwira sha ni inkuru ndende, gusa ninyikubwira ndabizi neza uranseka cyane. Wiri, inkuru nk'izo nizo nkunda, inkuru zishyushye, izo nkuru rwose ziryoshya inzoga, ahubwo mbwira ko bimeze bite? Jimmy, nyine ni akana, mbese mbuze naho mbihera pe. Jimmy, mani wumve ko nanjye mba ntarimo kubyiyumvisha. Umukobwa noneho umubwiye akazi akora, wahita ugira ubwoba. Mu gihe akivuga gutyo, mama we yahise amuhamagara. Mama we yamubwiye ko umushyitsi bari bategereje ari we uncle we yamaze kuhagera, ndetse anamusaba ko yakora uko ashoboye kose akaza kuhagera vuba. Wiri nawe yabwiye mama we ko kari hafi yo mu rugo kandi kagiye gukora uko ashoboye kose akihuta. Ibyo byatumye ikiganiro hagati ya Jimmy na Wiri gisa nkaho gihagaze, maze Jimmy asaba Wiri ko bazongera bagashaka undi mwanya bakaganira. Wiri yarabyemeye maze Jimmy ahita ataha. Jimmy akigera mu rugo yasanze uncle we ahari nk'uko mama we yari yabimubwiye, maze aramusuhuza aricara batangira kuganira. Uncle, Wiri, ndabona warakuze cyane pe. Wiri, cyane uncle, erega hari hashize iminsi tutabonana. Uncle, ni ukuri pe warahindutse, warakuze cyane, ariko se nageze hano nsanga mama na teta bahari ariko wowe sinakubona. Ese usigaye ukora no muri weekend? None se wamu HR niwe mugifite? Jimmy, niwe tugifite, ntabwo bigeze bamuhindura, ariko ubu none hasigaye yarisubiyeho pe, asigaye akora neza nawe. Uncle, okay, ni byiza, ubwo noneho nta mbogamizi ugifite ku kazi. Ni ukuri sha ujye ukomeza ukore neza, ujye ukora neza nka papa wawe, ujye ubona ukuntu akora business ze neza cyane, akaba umugabo w'intangarugero, nawe tugutezemo byinshi. Ahubwo se ko nta kintu urimo kutubwira, ntabwo urimo kubona ko abaye umugabo? Jimmy, ikintu cyo kubabwira se gute? Uncle, reka sha uba uri umugabo ukwiye kuzana umukazana tukakubona ejo wabyaye umwana. Jimmy, se nibyo wambwiraga uncle? Nanjye ndimo kubipanga ariko ntabwo biri kera cyane, nzababwira. Uncle, ntiwumva se ahubwo gira vuba pe, urabizi ko nta kibuze, tuzagutwerera rwose ukora ubukwe bwiza. Jimmy, baye mbashimiye uncle. Jimmy na uncle we bakomeje kuganira, maze igihe cyo gutaha kiza kugera. Uncle we baramuherekeje arataha, maze bavuye kumuherekeza, mama Jimmy yiherera na Jimmy atangira kumutonganya ati, icyo uzi ni ukwirirwa ubeshya gusa, ngo biri vuba ryari? Umugeni nahoze nkusaba uzamuzana ryari koko Jimmy? Ubwo ushukashutse uncle wawe rero kagira ngo ufite gahunda ifatika, ariko Jimmy wajya ureka kumbabaza koko. Njyewe rwose ni uko nanze kumuguteza, ariko ubundi mba namubwiye ko urimo kumubeshya. Jimmy, mama reka kurambirwa pe, umugeni nzamukuzanira, erega nabyo ni ibintu bisaba ubushishozi. None se urashaka ngo nzagusanire umukobwa wese mbonye? Mama Jimmy, umukobwa wese ubonye? None se uzazana uwo utabonye? Jimmy, ndagira ngo nkubwire ko rwose njye umaze kundambira, buri munsi ntabwo nzajya gusubirira mu ijambo rimwe. Ubwo se iyo ubona murumuna wawe agiye kuzagutanga kuzana umugore, uba utekereza iki koko? Jimmy, basi mbwira pe, ko ubizi neza ko nta kibazo dufite cy'ubushobozi, nticyo ubura ngo uzane umukobwa tumubone.
nawe ejo cyangwa ejo bundi uzakora ubukwe. Jimmy, mama ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi pe, kuko uretse namwe urabizi ko nanjye nakora ubukwe mbwikoreye kuko ndahembwa, ariko ni ikintu gisaba ubushishozi, ntabwo ari ukuzinduka mu gitondo ngo utaha n'umukobwa. Ndabyumva nyine ntabwo uzagenda ngo umutahane umunsi umwe, ariko si iryo shishoza ryawe rizafata iminsi ingahe? Ibuka igihe nabikubwiriye ni kera cyane pe, uzi ko papa wawe asigaye anshinja amakosa, ni ukuri gira uzana umugeni pe. Erega ibyo nkubwira nibyo, na tete ejo bundi ndaza kubona yazanye umusore, kuko pe itindatinda ryawe sinzi icyo ritegereje. Jimmy, mama noneho tuza pe, nanjye nyine namubwira mba nzumva, kandi na papa ntabwo akwiye kukurenganya kuko ndi umuntu mukuru nanjye wakifatira umwanzuro, ariko nyine ntabwo njye kuzagutetereza. Inama wampaye narazumvise, kandi nanjye pe ntabwo nzagutindira. Tuza ndimo kubitekerezaho, mu minsi mike nzaguha umwanzuro niba byaciyemo. Mama Jimmy, yoho ntiwumva ahubwo ni ikiba wahereyeho pe. Mama Jimmy yasohotse yishimye cyane. Jimmy nawe yinjiye mu cyumba cye, yasanze teta arimo kumuterera ipasi. Teta, Jimmy ngwino ngwino mbwirire inkuru, numvise ufite inkuru zishyushye pe. Umva ngo ufite icyugi, umva nyereka uwo mwana ni ukuri pe. Jimmy, ariko se wakitonze utaza kuntwigira ishati, reka washyushye wowe umushyuhe ugira. Nyine urebye nta kirenze, nuko nagiraga ngo mere nyine areke komeza kuntukinga, erega nawe aba yabigize intambara. Teta, ntumbwire rero ko wabeshyaga mama, niba rwose wamubeshye njye nasubirayo nkabimwibwirira. Jimmy, oya se nawe utamunteza kandi sobizi se, nyine hari akana nako. Teta, umva kandi ntabwo ari ayo makuru nshaka pe, ubu mbwira amakuru afatika, niba ibyo kumbwira ngo hari akana, oya mbwira amakuru afatika pe. Jimmy, nyine hari umwana nsigaye nkunda, reka nze nkwereke ifoto y'urebe. Teta, yinyereke rwose, mbabarira unyereke ndebe, uwo mukobwa watumye wanga Belize ukaba abakobwa bose barabanze, ubundi se mbere yo kumunyereka Jolly we bimeze gute? Sobizi se ko ibyanjye na Jolly ari iby'ubucuti gusa, reka uriya ntabwo nari mfite gahunda yo kumutereta pe. Teta, mbega Jolly ukuntu ambabaje, ukuntu ari umwana mwiza se, ukuntu yajyaga agufasha disi, buriya yajyaga atekereza ko muzagera aho mugakundana, nukuri arambabaje pe. Ariko nyine niba utamukunda nyiyerekera ku gafoto shaka, nyerekera ku gafoto ndebe uwo mwana. Jimmy, erega n'uyu nguyu. Teta, wow, mbega umukobwa mwiza, ni mwiza pe, maze njye ndabona asumba na Jolly. Sha ntabwo wisondetse pe, niyo mpamvu wahise ukatira Jolly, ariko nawe yari umwana mwiza, ariko ubwo nyine niba utamukunda nta kibazo. None se uyu nguyu yitwa nde? Teta, yitwa Ketia, ariko nakubeshye nta ntambwe y'urukundo ndatera hagati yanjye nawe pe. Teta, kubera iki se bro, ntabwo ubona ko ari umwana mwiza? Jimmy, erega byose mbiterwa n'ubwoba bwo gutinya ko akazakora kazangiza ubucuti bwacu. Teta, what? Kakazakora? Akora iki se? Jimmy, sha ni birebire pe, ariko urabizi ko nta kintu tujya duhishanya, ndetse pe hari n'amabanga njya nkubwira ntapfa kubwira bro, ariko nyine ibi ngibi byo numvaga nshaka kubyigumanira pe. Nasano yagerageje kumbaza byinshi kuri aya mafoto, ndamuhakanira pe, kubera ko uyu mukobwa
ntabwo ntekereza ko yaba atamuzi. Teta: ariko se ko ukomeje kunyicisha amatsiko bimeze bite? Mbwira, akora akahe kazi? Jimmy: akora mu kabari sha. Teta: Jesus, ngakora he? Jimmy, ntabwo uzi uburyo abakobwa bo mu kabari baba badashobotse? Jimmy: uzi ko nteye ubwoba? Jimmy: ni ukuri tekereza kabiri pe. None se ubwo urabyumva gute umunsi mama azaba yabimenye? Umukobwa wo mu kabari? Jimmy: ariko se nyine nawe tuza, sinakubwiza ko nta ntambwe y'urukundo ndatera, bivuze ko nshobora kubivamo igihe cyose nshakiye. Nyine ndacyamwigaho, ariko ndamutse mbonye adashobotse namureka. Erega we ntabwo akoramo bisanzwe, gusa nyine babyinamo rimwe na rimwe, gusa nyine nabonye akenshi akunda kuba ahari. Teta: Jimmy, rwose bro, niba ari uko bimeze nakugira inama yo gusubirana na Jolly pe, kuko si umukobwa ugiye gushaka. Ubwo si uko kuko urumva urwo rugamba uzarutsinda? Jimmy: Teta, reka kugira ibintu birebire pe, ntakwiye ko nkibitekerezaho. Rero nimitekerezaho bikanga nzabireka. Teta: ahubwo se bro, ubu koko abakobwa bose naguhayemo pasi warabanze, aho ugira ngo ujye gufata iyo sadunda? Ikangu, indaya, makuberi. Jimmy: Teta, ndakwinginze gabanya ayo magambo, kuko uko bisa kose pe ntabwo ndamukunda cyane, ariko sinakihanganira kumva urimo kumutuka gutyo, kuko nawe ntabwo umuzi uretse kuba wumvise ako kajambo kamwe ngakora mu kabari. Teta: nyine icyo cyo gukora mu kabari kirahagije ngo umenye uwo ari we pe, nta byinshi nkeneye kumumenyaho, ahubwo nsubiza icyo nari nkubajije, naho ibyo byo bireke pe. Jimmy: ntakubeshye rero nanjye muri bariya bakobwa bose wanyeretse nta n'umwe nakunzemo pe. Urimo urambwira ngo Katie ni makuberi, ariko nanjye reka nkubwire ko muri bariya bose wanyeretse ni kandagira ukarabe zonyine zigendera. Ese bariya bakobwa buriya wari ubazi neza cyangwa ni uko gusa muri inshuti? Teta: ndabazi neza nyine, nta bana erega twigana nzi neza tubana, nawe inshuti zawe nyine. Ubwo se ugiye kumbeshya nyobeye ko abenshi n'ubundi bagukurikiraho kuko uri uwo mu muryango ukize, ko bazi ko ufite kashi mugasohoka, uretse uzaba ubibona umunsi umwe. Gusa icyo nkubwiye cyo umenya ko pe muri bariya bakobwa bose nta n'umwe nakunze. Ubundi twajyaga duhuza, ariko uyu munsi ndabona aho tutari buhuze pe. Jimmy yahise asohoka asiga Teta mu cyumba. Ku rundi ruhande Jolly nawe avuye guhura na Jimmy yaratashye. Kubera agahinda kenshi yari afite, yahise yihura mu cyumba nta muntu n'umwe avugishije. Ageze mu cyumba yasanze inshuti ye Kelly imutegereje. Kelly acyumva ko Jolly aje yahise abyuka vuba vuba ahita amubwira ati: ngwino pe, ngwino mbwira amakuru agishyushye. Umva mbwira, ikirandevu wari ufite byagenze gute? Kelly yabonye ko Jolly arimo kubaza nta murara afite, maze aramwegera aramubaza ati: Jolly, what's wrong? None se byagenze gute? Agiye kumusubiza, amarira yahise amutanga imbere, maze yiyambura inkweto vuba ahita yirambika ku gitanda. Abwira Kelly ati: Kelly, nanjye byananiye kubyumva, ntabwo nabyizera pe. Kelly, ese wowe wabyemera? Kelly, kuri uyu munota turimo kuvugana Jimmy yankatiye. Kelly ati: what? Yagukatiye se bitewe n'iki? None se byagenze gute? Mana, ntabwo ari byo nari niteze pe. Jolly:
Kelly ni ibibazo pe, nyine byose nabikoze nk'uko ejo twabipanze, namubajije nyine niba bishoboka ko twahindura ubucuti bwacu, nyine nk'uko ubizi njye nifuzaga ko duhindura ubucuti bwacu tukareka kuba inshuti gusa tukaba abakunzi, kuko igihe tumaranye nakubeshye pe, Jimmy nari naramukunze ku buryo nanjye ntashoboraga kubikontorora pe, kandi nawe ikibabaje yanyerekaga ko anyitayeho, yanyerekaga ko ari umuntu mfiteho undi mugambi, mu by'ukuri pe amagambo yambwiye uyu munsi nananiwe kuyakira. Kelly none se mbabarira umbwire, none se yabyanze mu buhe buryo, ndetse yagusubije ikihe gisubizo? Kelly ugira ngo si yampaye ikihe gisubizo? Nawe tekereza umusore wambwiye ngo Jolly ngo rwose ngo urabise uri inshuti yanjye nziza, ngo ariko ibyo gukundana pe ngo natekerezaga ko turi inshuti zisanzwe, ngo ni ukuri ngo ntabwo nigeze ntekereza ko twakundana ngo tuvemo abakunzi. Kelly nawe tekereza pe, umusore nafashije kuri buri kimwe, ni ukuri aturuka mu muryango wishoboye, ariko nanjye icyo nshoboye cyose narakimufashije, ndetse n'ubufasha budakeneye amafaranga nabaga mpari kubwe, ngatekereza ko ibyo byose turimo turabikorerana kubera urukundo, ariko uyu munsi yantunguye mbega umutindi. Kelly Jolly si uko guca intege pe, ariko nanjye hari utuntu tumwe najyaga mbona nkabona ko ashobora kuba nta gahunda agufiteho. Uribuka igihe tujya kumureba ku kibuga cy'indege, ibuka ukuntu yakubwiye, yarakubajije ngo none se nta kintu uribwira, ngo ni ukuri hashize igihe kinini, ngo nari nzi ko nzagaruka uri kumwe na boyfriend. Ni ukuri ayo magambo numvise antunguye cyane, sinzi wenda niba wowe utarayitayeho. Jolly Kelly nawe mbabarira pe, urumva nawe ibintu utangiye kumbwira, rekera rwose, ubu se wowe akantu kose niko wagaha agaciro, cyane cyane ko ibyo twakoranaga birenze ibyo pe, birenze ubwo bugambo urimo umbwira ngo yaravuze. Ni ukuri pe uyu munsi njye wambereye mubi, sinzi niba nakizera ko ibyo yambwiye ari cyo gisubizo cya nyacyo, cyangwa niba nategereza nkazabona ikindi gisubizo. Kelly sinzi niba wenda hari icyo bizatanga, ariko ndumva utabuhubutse cyane, wa mugani ufashe umwanzuro wo gutegereza, ukazongera ukamushaka mukaganira neza, ukamenya n'impamvu yabyanze. None se umuntu niba nta wundi mukunzi afite, ukamubwira ko mwari mubanye neza, wamugana ubwo ikibazo ni ikihe? Jolly si icyo se nyine nanjye kirimo kuntangaza, tekereza ko nta wundi girlfriend afite pe, ndabizi neza, erega sister we ni inshuti yanjye, noneho mwana we nta wundi mukobwa afite pe, ariko sinzi impamvu yambwiye kuriya. Ahubwo uzi n'ikindi Kelly, ibyo kurira ngiye kubivamo, nta mpamvu yo kurira, Jim agomba kuba uwanjye uburyo bwose bizacamo, ariko agomba kuba uwanjye. Kelly Jolly rwose icyo washatse cyo kigeraho, ariko ndakwinginze pe ntuzabicishe mu nzira mbi. Inzira mbi se zihe? Reka da nta kidasanzwe nzakora, ariko nyine nzakompeta mpaka. Kelly ntabwo nkucisha intege pe, ariko nyine nabonye kwiruka ku muhungu cyane bidakora pe, nubona birimo kwanga uzabyikuremo, abahungu barahari, ariko ujya witekerezaho, reba umukobwa w'umuregitira, ufite akazi kawe, ufite amafaranga, ufite imodoka, noneho ikirenzeho uri umukobwa wishoboye pe, reka kwire gusa ngo ni umuhungu, yego ni mwiza, ndetse nawe afite umuryango mwiza, afite n'amafaranga, ariko ntabwo ukwiye gusara kubera we, ntabwo ari we wenyine umeze kuriya wenyine. Jolly
ngo ntabwo ari we wenyine, ariko ubwo ujya utekereza ko buri muntu wese yihariye. Ubu nakanga Jimmy nkazabona undi koko? Kelly, wenda ntabwo wabona umeze nka we, ariko ntabwo wabona undi mukundana. Jolly, reka niryamire rwose, niba utangiye kumbwira ibyo kwanga Jimmy, tumva wowe tutahuza pe. Kelly, uraryama se utariye? Sha mbabarira wihangane, uyu munsi nari natetse agafi kandi ndabizi ko gakunda. Kelly, mbabarira cyane pe, ibyo biryo byawe sinzi naho nabibasha. Erega nubwo Jimmy yambwiye nabi tumaze kurya. Sha mbabarira niryamire, ejo nzabona uko njya kwigisha bari abanyeshuri banjye. Yahise aryama, maze kubera uburyo yari yahoze arira ahita asinzira. Nawe yabonye Jolly yamwangiye burundu, ahitamo kurya wenyine. Iminsi yakomeje guhita, ari nako Jolly akomeza gushakisha uburyo bwiza n'ukuntu yakongera kwiyunga kuri Jimmy, akareba ko byibuze bazongera bakagira umubano mwiza. Umunsi umwe Jolly yari arimo kwigisha nk'ibisanzwe, maze abona hari umukobwa uje yakererewe ari we Katie. Amusaba kuba agumye hanze, ikibazo cye bakaza kukiganira nyuma. Isomo rirangiye yarasohotse amusanga hanze, amubaza ikibazo afite. Katie nawe aramubwira ati, lecturer, mumbabarire rwose ntimumfate nk'uwasibye. Jolly, kubera iki utafatwa nk'uwasibye se? Impamvu yanjye nari nayibwiye Sepe. Jolly, ngo Sepe se ko nta muntu yigeze ambwira ko yasabye uruhushya. Gusa ubundi mbwira, wari ufite iyihe mpamvu? wamubwiye iyihe mpamvu? Katie yaramusobanuriye, amubwira ukuntu bimeze, amubwira ko afite igisebe yari yagiye kwipfukisha. Lecturer Jolly yarabyumvise, kubera ko yari azi neza ko Katie asanzwe ari umwana witonda. Aramubwira ati, ngaho injira mu ishuri, ubwo turaza kubireba neza. Ku rundi ruhande, Jimmy yari yicaye arimo gufata icyo kunywa, maze abona Katie arimo arabyina neza cyane. Ntiyabyihanganiye, yahisemo kwegera imbere ngo amurebe neza. Ageze imbere nabwo bimwanga mu nda, ahitamo kumusanga barabyinana. Babyinnye neza cyane, maze abari muri bare bose bakoma amashyi. Jimmy yarishimye cyane, maze ahita asakuza ati, Ladies and gentlemen, this is my love. Agisakuza atyo, brother we Sano yahise amubaza ati, bro, bikugendekeye bite? Byuka vuba ujya ku kazi. Jimmy n'amasoni menshi yarabyutse, ahita abaza Sano ati, bro, none se ko nkanguye bimeze bite? Sano, none se ko numvaga urimo urasakuza cyane? Nari ndimo gusakuza gute se mana? Sano, aha, ndagufasha, ahubwo binsobanurire, si ukuntu wavugaga? Bro, ni ukuri pe, wari urimo uravuga ngo ladies and gentlemen, wari urimo uravuga ngo ladies and gentlemen, wari urimo uravuga ngo ladies and gentlemen, this is my love. Ahubwo mbwira, ubwo sinkufashe, mbwira ukuntu bimeze rero, ukuntu usigaye ufite umukunzi. Jimmy, nyine se ko wumva ari iby'inzozi, ubwo se none urimo kumbaza iki? Sano, erega mbwira, ndabizi ko ubwo hari byinshi unkinze, none se ubirose gutyo gusa, cyangwa shaho ni Jolly? Oya bro, urabizi neza ko Jolly tudakundana pe, nyine twari inshuti ariko ntabwo ari umukunzi wanjye. Sano,
none se uba urimo urarota ninde? Ni inkuru ndende mani, ndaza kubikubwira mvuye ku kazi. Sana ntaribi pe, ariko nteye amatsiko byahatari. Jimmy, reka sha ntukagira amatsiko. Amatsiko ntabwo ubizi ko ari ay'abasisita. Reka gerekana n'ibyo. Nyine nta kidasanzwe, ni ibintu bisanzwe. Sana sha ikidasanzwe ndacyumva pe, ariko ntaribi, reka ntegereze. Iruhande Teta yahamagaye Jolly. Jolly, kora ibishoboka byose tuze guhurira aha hantu dusanzwe duhurira. Uyu munsi mufitiye amakuru ashyushye kandi ndabizi hari icyo ari bugufasha. Wanyibwiye se? Jolly, ku rundi ruhande Teta yahamagaye Jolly maze aramubwira ati, Jolly, kora ibishoboka byose tuze guhura. Ibintu birashyushye pe, mufitiye amakuru atariho ivumbi kandi ndabizi neza hari icyo ari bugufasha. Jolly aramubaza ati, ngo amakuru atariho ivumbi ni amakuru ameze ate se? Teta, ni amakuru ya Jimmy man. Jolly acyumva ko ari aya Jimmy yahise amwemerera vuba vuba. Umva Teta, sinabura pe, nari ndimo gutegura kati nyine nzatanga, ariko ku makuru ya Jimmy byose byasibira. Ndibuze no kwitegura nijoro basi, ariko mbabarira duhura ubimbwire. Ntibyatinze Jolly na Teta barahuye. Jolly ati, nase nta kintu uri bufate? Jolly, Teta mbabarira rwose, wowe fata ibyo ufata. Njyewe ikintu nshaka banza umbwire amakuru, naho ibyo kunywa cyangwa se kurya nta kintu bimbwiye, ni ukuri biri buze nyuma basi maze kumva ayo makuru. Teta abwira Jolly ati, Jolly, ndabizi ukunda Jimmy kandi nanjye ndagushyigikiye pe, ndanakwemera cyane, niyo mpamvu mpisemo kukubwira aya makuru. Amakuru naguhamagariye nta yandi, ni ukukubwira ko Jimmy asigaye akunda agakobwa k'isadunda, agakobwa ka kandagira ukarabe, nawe baza agakobwa gakora mu kabari. Jolly acyumva ayo makuru yaratangaye cyane, aravuga ati, umukobwa wo mu kabari? Uwo mukobwa se bimeze bitameze ate? Teta aramubwira ati, Jolly ntabwo ari umuntu ukanganya pe, gusa fisikari ni mwiza pe, ariko nawe tekereza umukobwa wo mu kabari. Nta mukobwa wo mu kabari uri gutaha kwa Rurangwa, ariko ibaze ni ukuri, ni wowe nshaka kuzatubera umukazana pe, cyangwa se basi n'ibinanga azazana undi mukobwa ufatika. Jolly ahita abwira Teta ati, Teta ni ukuri mbabarira, mfasha pe, mfasha basi nzaguhemba, mfasha ndebe ko natsindira Jimmy. Ariko se ubundi uwo mukobwa nta foto bifite cyangwa ikindi kintu basi ngo ndebe ukuntu ameze? Teta, urabizi ko amakuru yose njye mba nyafite, nyine nahise niba agafoto ke bro kugira ngo nzamukwereke. Dore nguyu, reka nze mukwereke muri fone yanjye. Jolly akireba ifoto yahise abona neza ari umukobwa yigisha, ariwe Keti. Maze ahita avuga ati, ese n'uyu nguyu ndimo gukompeta nawe? Ariko Jimmy nawe ntakisuzuguze. Abanza afata umwanya atekereza gatoya, maze ahita abwira Teta ati, umva rero Teta, mfashe umwanzuro pe, niba ari uyu nguyu ndimo gukompeta nawe kuri Jimmy, ngiye guhindura pe, ngiye kuba Jolly udasanzwe, kandi nzi neza sinzemera gutsindwa. Ketia, ese n'uyu nguyu? Teta, tegereza wirebere game, agakino nibwo gatangiye, ugiye kubona Jolly udasanzwe. Episode 1 naho tuyisoreje.
ese ufite amatsiko ya episode 2? Nta kindi cyo gukora, kora subscribe, ukore like ndetse unasharinge ku nshuti zawe. Episode 2 ni mu gihe gito cyane. Icyifuzo cyangwa se igitekerezo cyandike hasi muri comment. Ndabakunda cyane, naho ubutaha. Mwah.